twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe turi mu mubare w'abanyagasani yatumiye ahangaha kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza dusangire ibyiza bye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, nyagasani natwe aradutumiye kugira ngo dusangire nawe. Ngo ubu butumire nyagasana duhaye abinyujije mu rwandiko rwe ngo tuze turye duhahe ku buntu. None ku cyumweru cya 22 mu cyumweru bisanzwe tariki 28 Kanama 2022, isomo rya mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 3 umurongo 14 kugeza ku 18, uwa 20 kugeza ku 29. Mwana wanjye, ibyo ukora bijye birangwa n'ubwiyoroshye, bityo uzakundwa kurusha abagaba byinshi. Uko ugenda ukomera ujye urushaho kwicisha bugufi, maze uzagira ubutoni imbere y'Imana. Koko rero uhoraho ni nyir'ububasha, kandi abo umutima wiyoroshya niwe bamuhesha ikuzo. Ingeso y'ubwirasi ntigira umuti, kuko urugemwe rubi rwayitoshyemo. Umutima w'umunyabwenge uzirikana umugani, kandi umunyabuhanga yifuza umutega amatwi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 68. Hasingizwa nyagasani, we ukuza abintamenyekana. Intungane nizihore mu byishimo, zitete imbere y'Imana, zihamiriza ubudahwema zinezerewe. Nimuririmbire Imana, mucurange izina ryayo, izina ryayo n'uhoraho, ni mu mubyinire. Ni umubyeyi umenya imfubyi, akarenganura abapfakazi, nguko uko Imana imeze mu ngoro yayo ntagatifu. Imfungwa ikazibohora, ikazisubiza umudendezo. Mana wajya gusesekaza imvura y'umurindi, wabona inyarurembo zawe zarembye ukazisubiza imbaraga. Indeka yawe babonyemo ikibanza, ni wowe Mana wayibakebeye kubera ubuntu ugirira abakene. Haragasingizwa nyagasani, we ukuza abintamenyekana. Isomo rya kabiri ni ryo mu Yohana yandikiye Abahebureyi umutwe wa 12 umurongo wa 18 kugeza ku 19, wa 22 kugeza ku 24. Bavandimwe, nimwaje mugana ibintu bigaragara nk'umuriro uhinda cyangwa igishu kibuditse, umwijima cyangwa inkubi y'umuyaga, umworomo w'impanda cyangwa ijwi risakabaka, ku buryo abaryumvise basabye ngo wowe kongera kuryumva. Mwebweho mwaje mugana umusozi wa Siyoni n'umurwa w'Imana nzima, ari we Yerusalemu yo mu ijuru, n'inteko itabarika y'abamarayika bakereye ibirori. Mwasanze ikorano ry'abavuka mbere banditswe mu ijuru, mwegera n'Imana umucamanza wa bose, n'intungane zageze ku ndunduro, mwegera kandi Yesu, we muhuza w'isezerano rishya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 14 umurongo wa 1 n'uwa 7 kugeza ku 14. Muri icyo gihe ku munsi w'isabato, Yesu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarizayi b'abanyacyubahiro kuhafungurira. Amaze kwitegereza ukuntu abatumirwa bihutira gufata imyanya y'icyubahiro, abacira uyu mugani ati: igihe bagutumiye mu bukwe, ntukishyire mu mwanya wa mbere, hato mu batumiwe hataza ukurushije icyubahiro, maze ubatumiye mwembi akavaho akubwira ati: muvire mu mwanya. Icyo gihe wakorwa n'isoni ukajya mu mwanya w'inyuma. Ahubwo nutumirwa ujye wishyira mu mwanya w'inyuma, kugira ngo ugutumiye naza akubwira ati: mugenzi wanjye, igira imbere. Icyo gihe uzagira icyubahiro imbere y'abandi batumirwa bose. Kuko uyikuza wese azacishwa bugufi, nawe wicisha bugufi akazakuzwa. Arongera abwira uwo mutumiye ati: nugira butumira ku meza, haba ku manywa cyangwa nimugoroba, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe n'abo mufitanye isano, cyangwa abakize muturanye, kugira ngo nabo batazavaho bagutumira bakakwitura. Ahubwo nugira abutumira, ujye urarika abakene, ibirema, abacumbagira n'impumyi. Ubwo nibwo uzabuhirwa, kuko bo badafite ibyo bakwitura, maze ibyo uzabyiturwe ku munsi w'izuka ry'intungane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimukomere bagaragu ba nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo nakuzwe. Yesu Kristo nakuzwe iwawe, Yesu Kristo nakuzwe iwanjye. Turaza kumererwa neza, twishime, maze natwe twakire neza. Amen, amen, amen.
bana b'Imana, ubu twaje mu ubukwe bwa ntama w'Imana. Imana natwe yadutumiye. Kuba Imana yantumiye n'itombora nagize. Kuba Nyagasani nyemereye kuvuga izina rye. Ndishimye, ndanezerewe, n'impuhwe z'Imana kwakira ubutumire bw'Imana. Natwe abakristo bavandimwe, ahangaha turi mu ibirori by'Imana. Ubwo misa duhimbaza, kumva ijambo ry'Imana kandi dusura hamwe igitambo cy'Ukarisiya, bitwerekeza kandi bitubimburira ibirori byo mu ijuru, aho tuzicarana n'Imana imbona nkubone, tukibanira n'Imana ubuziraherezo. Amasomo y'uyu munsi rero araza kubidufashamo. Muri amasomo cy'icyumweru turazirikana ku mugenzo wa gipfura, umugenzo utabura mu buzima bw'abakristo, witwa kwiyoroshya, l'humilité. Yezu ati uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Amen. Ese mukristo ugezeho wiyoroshya cyangwa ugezeho wikuza? Ibaze nanjye nibaze. Baca umugani ngo uwitonze cyangwa wicishije bugufi cyangwa wiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba. Ariko nanone iyo wibeshye ukajya kurihinga utiyoroheje uticishije bugufi, inkuba irakwasa. Muri iyi ngingo remezo yo kwiyoroshya ntabwo tuza kujya kure y'izindi ngingo eshatu twavugaho kugira ngo umugenzo tuwurambure neza. Mbere na mbere tuza kuzirikana ku gisobanuro cyo kwiyoroshya. Ubwa kabiri tuzirikana iki byanditswe bitagatifu byatubwiye kuri uwo mugenzo wo kwiyoroshya. Icya gatatu turaza kubonera hamwe ingero z'abiyoroheje bakagera heza nyine, babandi nyine bahinga itongo ry'inkuba, babandi bamererwa neza, bicishije bugufi, Imana ikabakuza. Reka mbere na mbere duhere ku ngingo ya mbere, igisobanuro cyo kwiyoroshya. Turakoresha amagambo abiri y'Ikilatini. Ijambo rya mbere kwiyoroshya biva ku ijambo ry'Ikilatini humus. Rimwe bivuga humiliation, aribyo biganisha kuri humilité, komera nk'ivu, ukabanza ugaseba. Nk'uko Yezu nawe aseba kugira ngo tugire agaciro, agaseba ku musaraba kugira ngo tuzamure hehe mu ijuru. Humus, ifumbire, igitaka, umukungugu. Umuntu rero wiyoroshya niwe wundi uhinduka ivu, abandi bakamugenderaho bajya hehe, bajya mu ijuru. Ndetse n'indi nshinga y'Ikilatini yitwa ugere, ariho hava ijambo autorité, umuyobozi. Ugere rero bikavuga ngo augmente, kuzamura, gutera imbere. Ariko rero umuyobozi nyine ntabwo ari autorité gusa nk'uko tubyumva mu Gifaransa. Niyo autorité iva kuri ugere, bigasobanura uwo muntu uteza abandi imbere, uwo muntu uzamura abandi, uwo muntu ukura abandi ahabi ubajyana heza. Ntabwo ushobora gukura abandi ahabi utarabanje nyine kumanuka aho ngaho habi kugira ngo bazamure. Akayamvuga ugira iti ntawe ukomera atarakomeretse. Nawe umukristo umuvandimwe, Yezu ku musaraba yarakomeretse kugira ngo gukomeze, nanjye nkomeze, twese dukomeze, tuzagerane hehe mu bwami bw'ijuru. Nguwo Yezu wiyoroshya, l'humilité de Jésus. Yezu akiyoroshya kugira ngo aduheshe agaciro. Mukristo umuvandimwe, wowe ugezeho wiyoroshya. Muri iki gisobanuro kandi cyo kwiyoroshya, reka tunyarukire gato muri gatigisimu, aho tujya kuzirikana ku mizi irindwi y'ibyaha: ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo ndetse n'ubunebwe. Muri iyo yose uko ari imizi y'icyaha banayita ce sont des péchés capitaux. Iryo jambo capitaux riva ku Kilatini caput capitis, bivuga ngo la tête, umutwe. Abo nyine n'abashefu aba bari ku mutwe, imizi y'ibyaha. Bayita rero imizi y'ibyaha kuko ariho ibindi byaha byose bishamikira bije kutugira nabi tukabyohokaho. Uko haba arenze umwe bateraniye bitora mu mushefu, nandiko iyo mizi irindwi y'ibyaha nayo ifite umushefu. Umushefu iyo mizi y'icyaha yitwa ubwirasi, kwikuza, kwibona, l'orgueil. Uwo niwe shefu wabo bashefu, uwo niwo muzi w'imizi y'ibyaha. Aho niho abandi bose baturuka. Amasomo ye rero y'uyu munsi akaturangira uwo muzi ukomeye kandi mubi kugira ngo tuwirinde, umuzi w'ubwirasi. Reka rero tunyarukire ku ngingo ya kabiri, duhashye umuzi w'icyaha, umuti wo kwirata, nta wundi usibye kwiyoroshya. Isomo rya mbere riratubuza kwirata. Twumvise mu isomo rya mbere nabo batubuza kwirata. Amasomo y'uyu munsi rero akaturangira umuti wo kwirata no kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kuba umugaragu w'abandi. Ubwo twumvise mu isomo rya mbere batubuza kwirata, ubwo mwene Siracya tugira inama wowe nanjye ati: mwana wanjye, ibyo ukora byose bijye birangwa n'ubwiyoroshye, bityo uzakundwa kurusha abagaba byinshi. Amen, amen, amen. Iyo niyoroheje mbona byinshi, iyo niyoroheje mbona ibintu, nkabona abantu, ariko nkabona ikindi kisumbuyeho, ubuntu bw'Imana.
singarukire ku bintu n'abantu, ahubwo nkongeraho ikindi, ubuntu bw'Imana, nkabona Imana, nkabona imbabazi z'Imana. Nguko kureka ubwirasi, nkegera Imana, nkicuza, ngahinduka. Dore ko umutagatifu w'igisobanuro ntabwo ari umuntu wakoze neza gusa, ahubwo n'umunyabyaha wicuza agahinduka, akaba intungane. Nk'uko n'intero ya Zaburi y'uyu munsi ibigarukaho iti, hasingizwe Nyagasani we ukuza ab'intamenyekana. Amen, amen, amen. Iyo niyoroheje nkareka Nyagasani akaba ari unkuza, mererwa neza, nibwo ngira amahirwe, nibwo ndonka imigisha. Naho kabaye iyo ari njye uri kwikuza, iyo ari njye uri kwibona, iyo abandi aribo bari kumbona bakantaka kandi nta kirimo, yewe imigisha nangije kwita kabaye. Reka rero ikiruta byose, reka Imana inkuze, kuko Imana ariyo nkuru. Reka nicishe bugufi, manuke, maze mfukame nkuze Imana. Isomo rya kabiri naryo y'uyu munsi riradushikariza umugenzo wo kurebera Imana mu bintu byoroheje. Hari ibintu bibomborana, hari urusaku, hari ubukire, hari ubukungu, hari iby'ejuru, ibinyabubasha, inkubi y'umuyaga, umworomo w'impanda. Aho hose batubwira ko ibyo byose n'ibishashagirana nyine byo kuri iyi si. Nyamara aho tugomba kurebera Imana ni muri uwo mugenzo wo kwiyoroshya, aho tukabonera Yesu, tukabonera abavandimwe. Uwo mugenzo rero wo kwiyoroshya, abamarayika bariyoroshya kugira ngo bakuze Imana, ndetse n'intungane babandi bageze mu bwami bw'ijuru nabo ntibabamo kureba uruhanga rw'Imana. Kubera iki? Biyoroheje, baca bugufi, nuko bareba Imana. Nguko kwegera Imana, kwegera Yesu, we muhuza w'isezerano rishya. Amen, amen, amen. Anabyo mutagatifu Tereza umwana Yesu yavugaga ati, ubutagatifu ntabwo ari gukora ibintu bihambaye, ibintu by'agatangaza, ahubwo c'est faire des choses ordinaires d'une façon extraordinaire. Ni ugukora ibintu bisanzwe ariko ukabikora ku buryo budasanzwe. Nk'uko akenshi tuzajya tubona abantu biyoroshya, akenshi dukunze no kubacira urubanza, nyamara tukibagirwa ko uwo mugenzo wo kwiyoroshya ariho nyine hazanyura ubutagatifu bwacu. Ivanjiri y'uyu munsi harimo ibirori, aho Yesu nyine ajya mu birori nawe, ariko akaza kuduha inama z'ukuntu natwe twagenda mu birori nyuma yo kubona uburyo abafarizayi bikuza, bafata imyanya ya mbere mu birori. Nyamara ibiro biratuganisha ku birori byo mu ijuru, aho tuzafata imyanya y'icyubahiro imbere y'Imana. Twarabanje gusebera hano ku isi, humiliation, twaricishe bugufi turi hano ku isi, twararese ubwirasi, ubwibone, maze Imana akaba igira gute? Idukuza. Ngabo batumirwa, uko umutumirwa agomba kwitwara mu birori, ni cyo ashaka kutuganishaho. Iyi vanjiri Yesu arashaka kutuganisha ku bwoko butatu bw'ifunguro, 3 sortes de repas. D'abord le repas de nos tables humaines, ibyo byo ku meza yacu nk'abantu, aho duhurira na bagenzi bacu tugasabana, tugasangira ubwo bukwe, ibyo birori. Naho tukahigira kwiyoroshya. Ensuite le repas eucharistique, ibiryo bya kabiri ya meza matagatifu duhuriraho tugasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, kuko Yesu nyine aba yadutumiye aho ngaho nyine mu misa, kandi twese burya tuba twatumiwe. Enfin ku bwa gatatu c'est le repas eschatologique, rya funguro rya nyuma ku munsi w'imperuka, aho twese dutumiwe hehe? Mu birori bya ntama w'Imana mu ijuru. Ese mukristo muvandimwe, muri ubwo bwoko bw'ibiryo bitatu tumaze kurondora, wowe uri gufata ibihe muri no minsi? Wasanga uri gufata gusa amafunguro hano ku isi, umuceri, ibishyimbo, ibirayi, ibijumba n'ibindi byose, ifiriti sinakubwira, inyama siniriwe nzivuga, none ukibagirwa Ukaristiya, ya mpamba yacu, abagenzi turi hano ku isi nk'abakristo, izatugeza hehe mu ijuru? Rya funguro ry'abana b'Imana, umugati w'abamarayika, iryo funguro Yesu dutegurira, iyo misa, kugira ngo bitubumburire none kuri iryo funguro rya gatatu tuzasangira turangije ubuzima bwacu hano ku isi hamwe n'Imana. Kwiteganyiriza iki? Ijuru, igihembo cy'ijuru, ifunguro ry'ijuru. Ibyo nibyo biryo Yesu ashaka kutwerekezaho, wa mwanya Yesu tuhamagaramo tugomba kwitwaramo, tunyuze muri wa mugenzo, umugenzo wo kwiyoroshya, umugenzo wo kwicisha bugufi. Reka rero mu kanya gato tunyarukiye ku ngingo ya gatatu, aho tugiye kubona ingero z'abicisha bugufi. Tugiye kunyarukira gato mu ishuri ryo kwicisha bugufi, ishuri ryo kwiyoroshya, école de l'humilité, voire école de l'humiliation. Kuki se ritaba ishuri ry'igisebo? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari umudogiteri witwa Mutware, ngo yari yarize amashuri n'amashuri, yiga za kaminuza, amafakulite n'amafakulite, ari dogiteri Mutware. Nuko ariko ngo abantu bakajya baza kumushotora bitewe nuko babonaga imyitwarire ye isekeje, ntibashobora gufindura imyitwarire yuko bikwiye.
rimwe na rimwe bagashaka kuza kumuvangira, nirinze kuvuga kumutobera no kumutaba simbivuga. Hari ibibazo 6 bamubajije nawe uze gushyiraho icya 7 kumva ukuntu yagiye abisubiza ku buryo busekeje. Ikibazo cya mbere ngo abanyeshuri baje kumusura basanga ari mu rugo rwe ari koza amasafuriya n'amasahani yuzuye imbyiro. Nuko ngo bagiye amatsiko baramubaza bati niko mutware we ibyo uri gukora ni ibiki waturetse tukayoza? Nuko ngo arababwira ati ubu ko ndi koza amasafuriya n'amasahani nanjye biraza kumfasha kwisukura, biranyibutsa kubwo maze guhembuka nabonye igihembo nyine meze neza bikaza kumfasha no kwisukura. Nuko ngo ku munsi wundi wa 2 ukurikiyeho ngo haza abantu bishoboke ko bari aba contre 6 babandi bagezwa n'amagambo ngo baramubaza bati ikibazo cya 2 niko dogiteri mutware we ko hanze ha rubanda bavuga kuri inganzwa ngo umugore wawe ni ugutegeka ngo nta jambo ugira muri urugo kandi uri umuntu wize ubwo suza komeza ubyihanganire. Nuko ngo arabasubiza ati ko umugore wanjye se antekera yabuzwa n'iki kuntegeka kandi ko ibyo abikorera mu rugo rwacu twiyubakenge nawe mwigeze mubona azi wanyu guhatekera ndetse no guhategekera? Nuko baba contre 6 umunwa ngo cwe. Nuko ga 3 ikibazo cya 3 bamubajije n'umuntu ngo nabwo waruje kumureba ngo aramubwira ati ndambutse hano bari gukunegura bari gukunenga bari gukuvuga nabi numva biranambabaje ngo kubona umudogiteri nkawe mutware azana umugore udafite amashuri utarize kandi w'umukene ngo so mutwaro wikoreye ukuremereye ngo umugore nta kunaniriza ubusa. Nuko mutware ngo aramusubiza ati ko uwo mutwaro se wumva ari uwanjye ko uwo muzigo ari njye wikoreye ko ari njye tubana hari uwo nigeze ntakira ngo antabare kuri madame arananiye. Nuko nawe umunwa ngo cwe. Ikibazo cya 4 babajije dogiteri mutware ngo yarari ku rugendo aza kurabuka umukecuru wikoreye ifu avuye gusesha bishoboke ko yari yamunaniye. Nuko mutware agira impuhwe aramutwaza yafu arayikorera ku mutwe. Nuko ngo hoye n'abanyeshuri be ngo baramuseka cyane ariko bagira n'isoni kubona mwarimu wabo atwaye ifu kandi bari kwidegembya mu nzira, maze baramubwira bati mutware reka tugutabare tugutwaze iyi fu hati itagenda ikwanduza. Nuko ngo mutware arabasubiza ati ngewe ubu ngubu ndatomboye abantu benshi baza bansaba amafaranga ubu ndatomboye niboneye ikiraka gishyushye aho nanjye ndi gufasha ngatabara ndi gukorera imigisha none umugisha wanjye mufate mubahereze kandi ari wanjye nakore ndi kuvunikira none umugisha wanjye mubahereze ngewe nsigarana iki? Nuko abanyeshuri umunwa ngo cwe. Nuko undi munsi wa 5 wari ukurikiyeho ikibazo cya 5 ubwo bari abadogiteri bandi nabo bari baramenuje bariganye na dogiteri mutware. Nuko ngo umunsi umwe baza kumusura iwe basanga ari kuvugisha pure ari kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Nuko birabashobera bibaza uburyo bari buze kumuca mu ijambo ngo babwire ko bagiye kumugurira inzoga abakurikire mu kigare. Mutwara akomeza yivugirisha pure, arangije kuvuga ya shapure nuko abadogiteri bagenzi baramubaza bati ubwo se mutware umuntu nkawe wize amashuri nkayo twize ubu kuvuga ndakuramutsa Mariya imwe byari bikunaniye kuki usubiramo na tautologie ubwo imwe ntiyari ihagije naho ukazivuga nyinshi cyane wajya ureka kwirushya bigeza aha wajya uruhuka ko izo ndakuramutsa Mariya zose zisa kandi ari kimwe wajya uvuga imwe ubundi ukiruhukira ukareka kwivuna no kwigora. Nuko mutware ngo arabasubiza ati niko abantu mwabaye mute abantu muvunwa n'ubusa n'imitwaro mutikoreye ayo magambo yanyu muri kugenda muhuragura niyo mutwaro wanyu niyo bavuna niyo baremereye muri kuruha indushyi gusa aho rero muvunikira aho nanjye niho mba ndi kuruhukira. None niba ndakuramutsa Mariya imwe yanduhura kuki ndahavuga nyinshi ngo nduhuke cyane indushyi gusa? Nuko nabo umunwa ngo cwe ntibongera kugira icyo bavuga. Umunsi wa 6 ukurikiyeho nabwo anacyo kibazo cya 6 haza none aba contre 6 nabwo none bakomeza kwenza kuri dogiteri mutware. Nuko baramubaza bati ariko dogiteri umuntu nkawe koko ukorera ibifaranga bingana bityo ukaba utajyana inzu yawe bwite ahubwo ukaba utunze no kugenda ukodesha ugenda wimuka inzu z'abandi gusa ubwo koko nta soni ugira? Nuko ngo mutware arabasubiza ati ngewe rero nyuma yuko nize namenye ko ubwenge mfite atari ubwanjye gusa ngomba kubusangiza abandi. Ngiye impamvu yanjye yo kugenda nimuka buri kanya kuko nifuza ko ibyo mfite mbisangiza n'abandi. Rero ndamutse ngumye hamwe byaba ari ibyanyu gusa nabihawo turi kumwe gusa ariko iyo nimutse nsangira n'abandi nganira n'abandi nkarushaho kumenya byinshi. Rero kandi iyo nimutse mba ni gucuma ku rugendo kuko nyine amasomo atarangira ubuzima bwanjye ni ukwiga na niyo mpamvu ntagomba kuguma hamwe ahubwo ngomba gukomeza nshakisha nguko rero ko buri gihe ngomba guhora muri position de départ kuko ndi homme viator ndi umugenzi ntabwo ndashyika
ndacyagenda. Nuko abo ngabo nabo umunwa ngo cwe baricecekera, bataha gutyo. Nirinze kuvuga ko batashya amaramasa. Bakristu bana b'Imana, ngiye ishuri rya dogiteri Mutware. Kuba warize ukaminuza ukaba ufite amafaranga iryaguye, ariko ukajya wibuka uwo yaguhaye, ukajya wibuka waguhaye ubwo bwenge, nuko ugaca bugufi, ugapfukama, ukamuramya, ugasenga, ugasingiza Imana yabiguhaye. Ndibigira uko bisa. Kuba witwa Mutware ntago bivuze gutsikamira abandi, akamvugo ngo nkunda abatware ariko bakantwara neza. Nguko kwa Mutware ukamenya gutwara abandi, ukabatwara hehe? Ukabatwara ku Mana, ukabageza hehe? Ukabageza ku Mana mu ijuru. Ukaryama ukarambarara hasi, abandi bagakuzamukiraho bajya hehe? Bajya mu ijuru. Umutware tugomba kwisunga, umutware uhebuza abandi bose ubutware ni Yesu Kristu, wicishije bugufi, ariyoroshya, aza munsi, yemera kwanga ku musaraba kubera twebwe, kugira ngo dusubize agaciro, atuzamure mu ijuru, atwegereza Imana. Natwe bakristo bavandimwe, uko natwe tugomba kuvunika, tukavunikira bagenzi bacu, yewe tugakora n'ibisuzuguritse mu maso y'abantu, ariko imbere y'Imana bikazaduhesha iki? Ingororano y'ijuru. Kandi tukabikora ryari? Buri munsi, buri segonda, buri munota. Kwicisha bugufi, kwicisha bugufi, kwicisha bugufi, kwiyoroshya buri munsi. Iyo wiyoroheje ubona ibintu, ukabona abantu, ariko ukabona n'ubuntu bw'Imana, bikaza kurangira ubanye n'Imana. Mukristo muvandimwe, wowe nanjye iki cyumweru ninjye kije kubwira, nawe kije kukubwira ngo iyoroshye muvandimwe, icisha bugufi, maze twese turangamire Imana, umubyeyi wacu dukunda, ari ugomba gukuzwa, twe tugaca bugufi. Urakoze Yezu, habwa ikuzo n'icyubahiro. Nimugire icyumweru cyiza, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mana ngusanga kukuru munyamwe, nagucumuyeho kenshi, naje ngumbabarire. Nagucumuyeho kenshi, naje ngumbabarire.